murakaza neza kuri sanzure iwacu, aho mutima utuje uhumeka amahoro, uhumeka neza umve utuje, humuza umutima humahano hafi, umve uri wanyu uri wacu, isanzure iwacu. Isanzure iwacu. Banyarwanda banyarwandakazi, mbanze shimire wamaze gukora subscribe ndetse ugakora like, ugakora icyo bita share, none wamara kubitambuza isi yose ukaza mu bahandikirwa ubutumwa muri comment, aho ugatanga ibitekerezo. Uri umunyarwanda imbere mu banyarwanda, rero wowe wamaze gutanga uwo musanzu wawe, wikomera amashyi kandi wumve ko uri umuntu w'umugabo cyane. Kandi nanone wowe uzareba iyi video, niba utarakora subscribe, niba utarakora like, niba utarakora share cyangwa ngo commenting, ndagusabye ngo nicyo kintu cya mbere ugomba guheraho kugira ngo ujye ugendana nanjye mu biganiro byo kwisanzure iwacu TV. Televiziyo na yindi ni Isanzure Iwacu TV. Hano no kwisanzure rero, munyarwanda munyarwandakazi uri mu bice bitandukanye byo mu Rwanda, cyangwa munyarwanda uri mu bice bitandukanye by'isi, uzareba iyi video mbanje kugusuhuza. Wowe uri imbere ya kamera cyangwa uri inyuma ya kamera, na undi mugiye kubana muri iki kiganiro ni uzaba kiriho Asad Shakuru, niwe mugiye gukomeza kubana rero muri bino bihe by'ibiganiro cyangwa bino bihe by'amakuru acukumbuye. Ari inkuru mbazaniye rero cyangwa amakuru mbazaniye ni ingingo ebyiri. Harimo ingingo y'umugabo n'umugore we banyanganyijwe, basenyewe inzu mu karere ka Rwamagana. Ibyo turaje tubigarukeho. Hakabaho noneho n'iyindi nkuru y'umuminisitiri wa siporo yaje gukurwa ku kazi, yahagaritswe. Muramenya impamvu rero ibyo byose tuje kubibavira imuzi n'imuzingo. Mbaza ngo byagenze gute se, ubundi mbashe kugusubiza, kuko hano ni kwisanzure iwacu TV. Nta kindi twigisha, ni urukundo, amahoro no kubana neza nk'abanyarwanda. Kuko nitumara kubana neza tugahana amahoro, niki kizatubuza kuzamuka tugatezanya imbere. Ahari amahoro cyangwa hari umwaga, urukwavu rwisasira batatu. Muzi icyo bari bashatse kuvuga? Niyo ahantu haba hari inzara, ariko mushyize hamwe umutima n'urukundo, nta kibabuza guhita muri iyo nzara. Ariko iyo buri umwe areba mugenzi we, buri umwe acunga mugenzi we akuriye, akumwe ariye akumva undi agize umujinya, akumwe ariye undi akumva arababaye, nta kintu byaba bimaze inshuti zanjye. Uru Rwanda ni u Rwanda rw'abanyarwanda, ntabwo ari u Rwanda rwa so wenyine cyangwa nyoko wenyine ngo wumve ko abandi bantu nta gaciro bafite. Buri munyarwanda wese afite agaciro mu maso ya mugenzi we, kandi no ku isi yose buri muntu wese afite agaciro mu maso ya mugenzi we, kuko twese tuva mu itaka kandi n'ubundi tukazarisubiramo. Niyo waba wapfuye wenda ukavuga ati mwebwe iwanyu ntabwo bajya bashyingura mu itaka, barakutsa. Iyo bamaze kukutsa ivu rya hari igihe banarishingura mu itaka, cyangwa nabyo bakagira gute, bakarijugunya mu nyanja. Ariko n'ubundi twese duhuriye ku gupfa,
ariyo mpamvu rero tuba tugomba gufashanya, kuko nta muntu ukimarira cyangwa nta muntu wigeza kuri byose, ariko na wa mukire wa mbere akenera umukene wo guha akazi kugira ngo bose babashe kubaho. Kandi mu by'ukuri Imana niko yabigize, niryo ringaniza, nubwo twebwe tuba tubona ko atari iringaniza, ariko Imana yo niko yabishatse kandi tugomba kubaho gutyo. Mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Muhazi, akagari ka Nyarusange ndetse n'umudugudu wa Karama, ubwo gitifu w'akagari ka Nyarusange muri ako karere ka Rwamagana yaje gufata ruswa y'umugabo yamuhaye bita Jean Marie Vianney, ariko uwo mugabo akaba yari afite ikibazo cyo gushaka kubaka inzu, ariko mu by'ukuri murabizi ko mu Rwanda ntabwo wajya kubaka inzu utabanje guhabwa icyangombwa kikwemerera kubaka. Kandi ubu noneho mu Rwanda kugira ngo ubyemere, noneho ko ari n'ibintu bya hatari, n'inzu noneho hari n'inzu utaba wemerewe kubaka niyo baba baguhaye icyo cyangombwa, noneho kugira ngo bakwereke ko ubutaka bwawe nta gaciro bufiteho kandi bugomba kukunanira, bo baba bashaka kukunaniza ubutaka bwawe kugira ngo ubuvemo, noneho leta isigare bwigaruriye, yaba ariyo misoro izaba yakunaniye, kwaba ari ukuvuga ati urubakamo inzu ubeho nk'abandi ku cyaro bizaba byakunaniye, kugira ngo uzabone icyangombwa kigira. Mumbabarire kuko turi ku muhanda, ubu tuba turi ku muhanda, ariyo mpamvu mwumva ibintu by'amapiki, amabodaboda, babyita bodaboda hano muri Uganda, ariko ntabwo byatubuza gukora igikwiye, kuko icya mbere cyatumye tuza ahangaha ni ukugira ngo tubere abandi inyenyeri tutitaye ku buzima bwacu. Rero wowe munyarwandakazi, ntuzantere ibuye ngo wumve ko ndi umwanzi w'igihugu, ndi inyangarwanda. I love my country. Kuri kureba uru ni u Rwanda mba nambaye no ku kaboko, uri kureba munyarwanda. I love my country. Rero nta mpamvu yo kugira ngo mujye muza ahangaha tangire kwita abantu ngo ibigarasha, mutazi ko ari mwe bigarasha, kuko mupfutse ku maso. Ewana, ntabwo Abanyarwanda sinzi aho muri kwerekeza, kuko umuco waracitse rwose, waracitse. Mwemereye ubutinganyi noneho mu gihugu cyanyu, nayo se numva igihugu cy'u Rwanda kweri mukeneye gusabirwa, ndetse n'uwo muperezida wanyu ngo ni Kagome, kuko ni ubundi umutwe mubi. Ikirayi kimwe kiboza n'ibindi birayi niyo byaba byuzuye umufuka. U Rwanda rwamaze kubora kubera umutwe umwe, Kagame yamaze kurubuza neza. Ariyo mpamvu kugira ngo u Rwanda tuzaruzahure bizadusaba imyaka, kuko buriya u Rwanda harimo inzahuke nyinshi cyane, kandi Kagame yazihinduye nk'amadebire, yaba ari abo bayobozi bakorana, yaba ari bandi bose yabahinduye amadebire, nta kintu bashoboye kuvuga, ahubwo we niwe wivugira. Ari nayo mpamvu nza kumugarukaho mu kanya, urebe ibyo yakoreye minisitiri. Uyu mugitifu rero w'akagari ka Nyarusange, umurenge w'akagari ka Nyarusange muri ako karere ka Rwamagana, uyu muturage bita Jean Marie Vianney afite umugore bita Nyiraminani, yamuhaye amafaranga 350,000 kugira ngo amuhe icyemezo kizamwemerera kubaka. Ariko mu by'ukuri uwo mugitifu amaze kumuhereza icyemezo kimwemerera kubaka, uwo mugabo amuhaye 350,000, ubwo ni nkaho biba ari ruswa. Ubwo si nkaho biba ari ruswa, uwo mugabo ugira ngo abitanga muri leta se ahita abyishyirira ku mufuka. Noneho ikibabaje kiri muri iyi nkuru nta kindi, ni uko byageze nyuma, nimba uwo mugitifu yarabonye ko bizamugaruka, zizamujabukana, nibwo yahise agira gute, nibwo yahise agaruka inyuma asenyera wa muturage, aramusenyera. Ndaza kubereka n'amafoto y'aho hantu, aramusenyera. Noneho
amaze kumusenyera ubwo umugabo ari mu mazi abira, ari kwibaza aho ari butorongerere. Yamaze kubaka inzu yiruzuye, yacuruye, yari atangiye no gucuruza. None baturage rero bo mu Rwanda, jyewe ibyo ngibyo bajya gusenyera mugenzi wanyu mukaza mugahagarara mukareba, mugategereza ko haza kamera kugira ngo mubwejagure, mureke ubwo bunyana bw'imbwa. Nimba mubona bagiye gusenyera umuntu nka kuriya muba muje muri igikundi, ababa bagiye kumusenyera mushobora kubarusha imbaraga, mugahita muvuga ati reka reka ntabwo byemewe. Ko se mugenzi wawe bazamusenyera, muze mushungere, n'ejo basenyera undi muze mushungere, n'ejo bundi basenyera undi muze mushungere. Ubwo urumva abanyarwanda batazabakomeza kubabona nka ka gafu mwahindutse agafu, noneho agafu k'inuze, nkabaye nk'agafu k'inuze ku bugari bw'imyumbati. Muroroshye neza neza, murareduka. Niyo mpamvu Kagame aza akabita ibifobagana. Niyo mpamvu Kagame we ameze nka tica. Ni umuntu wifatira ibyemezo, ni umuntu ahagurutsa n'umuyobozi niyo yaba ari minisitiri, ukabona minisitiri ari gutitira kubera ubwoba bayoboreyemo. Niyo aguhaye akazi uba ubizi ko agomba kugendera ku bitekerezo bye na reziritasi. Ubwo si cyo gihugu n'umuyobozi uyobora abaturage ataba afite uburenganzira, ataba yisanzuye. Mu by'ukuri banyarwandakazi, tujye tuvugisha ukuri, tuve mu bintu by'amazina. U Rwanda ruragana he? U Rwanda ruragana hehe mu gihe Kagame mu by'ukuri agifata abayobozi nk'uko afata akana k'akuzukuru ke? Nta gaciro yaguhaye. Ugira ngo ibyo bivuye kuki? Bivuye kuri iyi nkuru y'umuminisitiri yari umunyamabanga uhoraho muri siporo, ariko ari minisitiri ubwo wa siporo, w'umuco na siporo. Bikumva bamwita madamu Basoma Ingera. Uwo muminisitiri bamwita Basoma Ingera. Bari Basoma Ingera, nimba ari Basoma Ingera niko ngewe numvise umunyamakuru niko numvise umunyamakuru ari kumuvuga, ariko mu by'ukuri kuri video nawe biragaragara ko bamwita Basoma Ingera. Basoma Ingera ubwo muramuzi, wo mu Rwanda, uwo muminisitiri Ingera avuye mu Rwanda ntawe uri. Basoma Ingera rero yari ari kuganira na mugenzi wiwe, bari kuganira umwaka ushize. Noneho Kagame yari ari gutanga disikuru, arangije arababona. Mu kubabona yahise agera abahagurutse. Mu kubahagurutsa aravuga ati rero mumaze kwibonekeza rero muvuga ibyo mwavugaga, mwangegeramo, mwabifobaganemo. Ni gute umuntu w'umuyobozi niyo yaba ari perezida uyoboye igihugu, uri minisitiri, aguhagurutsa nk'uhagurutsa akana? Urumva Kagame hari abajyanama afite? Nabo banyarwandakazi, niyo yaba ari mudugudu, uri meya, ntabwo wamuhagurutsa muri mu nama ngo umuhagurutse nk'umwana mu rugo rwawe, mubwira ati haguruka shaka kareba, reba uko gasa. Ibyo babibwira umuntu w'umuminisitiri kweri ngo ni ukuri perezida? Ari yo mpamvu abanyarwanda mudashaka kureba ko muri mu ngoma y'igitugu, ahantu udashobora kurya icyo ushaka, ahantu udashobora guhinga icyo ushaka, ahantu udashobora kuvuga icyo ushaka. Noneho uyu munsi mu gitondo bwakeye uwo muminisitiri ahita anamwirukana kugira ngo munabyemere, ahita anishyiriraho noneho n'abiwe. Perezida niwe witorera abaminisitiri, cyangwa abaminisitiri bashyirwaho n'ubundi n'abaturage cyangwa na gavumenti, iyo bita babita bakira pariyamenti. Ubundi pariyamenti niyo ishyiraho abaminisitiri, ariko ugasanga Kagame niwe wica agakiza muri guverinoma y'u Rwanda, niwe uvuga rikagenda, niwe uvuga ibi byo ashaka. Byose biba ari ibiki? Ibyo biba bigamije iki? Kuza mu gitondo ugahita uvuga ati minisitiri ndakweguje,
ubu nashyizeho mu baminisitiri rero bashyizweho, aho Kagame yashyizeho abandi baminisitiri, ubwo urumva niwe yabashyizeho, ntabwo utagira ngo ni gavumenti yabashyizeho. Ndakubwiza ukuri, iyi gavumenti abangaba bashyizweho na Kagame, aba baminisitiri. Hari uwo bita Brave Ngabo Olivier yagizwe minisitiri wa siporo, yaje asimbura uriya mugore, yahise agirwa umunyamabanga uhoraho muri minisipoke. Noneho ahita ashyiraho n'uwo bita Ishungure Parufe. Ishungure Parufe noneho we ni minisitiri w'urubyiruko. Kagame yahise avuga ati abo ngabo nibo shyizeho, ntawe ugomba kuvuga, ntawe ugomba kugira icyo arenzaho, hari ujurira reka, hari ugira icyo avuga reka. Ahita avuga ati rero mwese muzibe, ntihagire n'uwongera kunsakuriza, ndabisoje. Banyarwanda banyarwandakazi, k'igihugu ari icyacu, k'igihugu ari icyanyu, k'igihugu atari icy'umutwe umwe n'umuryango we, nk'uko Kagame we ubona igihugu wagira ngo nicyo niwe n'umuryango we, wagira ngo ni urugo rwiwe. Ni gute twebwe nkatwe tuzahaguruka tukavuga ibibazo byacu nk'abanyarwanda bikumvikana? Ese ni gute muzaharanira ubwigenge mwamwe nubwo muvuga ngo mufite ubwigenge kandi mukibushye? Human rights bivuze iki? Mu gihe muri Rulindo bari kuvuga ati hadutse umuryango w'abagenge bica n'abantu, ariko mu by'ukuri Kagame akaba n'abasirikare yirirwa yohereza muri Kongo bari gupfira muri Kongo, akaba atajya no gukemura umutekano w'i Rulindo. Mwarangiza mukavuga ati dufite human rights, mwarangiza mukavuga ati mufite perezida uhiga abandi muri Afurika ndetse no ku isi, kandi atemerewe no kugera muri Amerika kubera kwica abantu. Ubundi yigeze kuvuga ijambo, tumena amaraso y'abandi ukagumiza umena amaraso y'abandi bantu, ayawe akakumiramo. Kagame rero reka amaraso yawe nawe akumiremo kubera y'abandi wirirwa umena. Banyarwanda banyarwandakazi, mwibutsa gukora subscribe, gukora share, ugakora like, ndetse wabikunda ukanabidownloading. No kudownloading ibiganiro nta kibazo, bidownloading hano ku Isanzure Iwacu TV. Ushobora kudownloading ikiganiro ukaza no kukireba nyuma na data zashize. Erega ntabwo ari filime, ibi biri reality. Muri kumva Banyarwanda banyarwandakazi, ibi nta mikino irimo. Hano nta mikino irimo, ni ukuvugira rubanda rutishoboye kugira ngo bagire icyo bageraho. None ubu reka mumbabarire kugaruka inyuma mo gakeya, kuko inkuru tuba tugomba hano ku Isanzure kugenda tuzivuga, tunavuga n'akababaro k'umuturage, tunavuga icyo abayobozi basabwa. Nk'ubu uyu muturage Jean Marie Vianney aravuga ko yahaye gitifu amafaranga 350 by'amanyarwanda. 350 by'amanyarwanda murabizi ko bingana, nta mafaranga menshi cyane ku muturage wo hasi. Warangiza kubaka inzu bakayisenya, none se ubwo umuturage azabona ubutabera gute kuri ako karengane kose yakorewe? Mu gihe Kagame adafashe bino bisambo ngo abishyire mu buroko, abanza asubizwe n'ayo mafaranga y'350 mbere yo kumusenyereza. Abaturage ubwo nimudahaguruka ngo mwirwaneho, murabona ari ndu uzabavuganira mu gihe akarengane nk'ako kabaho kandi mukareba. Uyu mugitifu akeneye gufungwa, uyu mugitifu w'akarere ka Nyarusange. Kagame niwe ndi kubwira, Kagame perezida w'igihugu, ugomba kwita ku bantu nk'abo ngabo bakora amanyanga bayakorera abaturage bikitirirwa. Ubwo se leta uyoboye ubwo ni iyihe neza abaturage bazayibonamo mu gihe umuturage itaka ryiwe rinyerezwa mu bireba, kandi ari mwebwe muryibye n'abo basirikare banyu ngo babajenerali? Tujye tuvugisha ukuri, imbwa tuzita imbwa, intare tuzita intare, ariko intare umuntu w'imbwa yihinduye intare
ntabwo ibyo biba bikora, reka 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 reka, ntabwo biba bikora bro, ntabwo ziba zirya. Ubundi iyo urimbwa uba urimbwa, n'intare ikaba ari intare, kandi intare irya inyama, n'imbwa nayo irya ibiryo. Kagame rero we yigize intare ariko ari imbwa, kuko ntiyambwa irya n'amagufa, warya n'amagufa y'abantu kugira ngo wemere. None se yirirwa bacuruza muri za Visit Rwanda, ugira ngo iyo baje ku Gisozi bagasiga ayo madolari mu rwibutso, ugira ngo hari ubwo afashe igihugu? Ahita akuramo 1/2 agahita akubita iwiwe muri sefu, afite sefu iwiwe yuzuye amashiringi, amadolari, amanyarwanda. Abo bagabo murabazi mwe ukuntu ari ibisambo bakuranye inzara mwe, shandagaso. Kereka mwarabyibagiwe ko baba mu myobo, noneho nk'abavietnam nibwo bamenya Kagame. Akweretse akabindi kuzuye amaraso kabe munsi y'igitanda ciwe wakumirwa. Sinjye ubivuze, hari undi wabivuze. Gusa ubutumwa ngewe nari nkugeneye kugira ngo tunasoze ibiganiro, mbere yo gukemura umutekano wo muri Kongo cyangwa mu bindi bihugu, kemura umutekano w'igihugu cyawe, kuko abasore baraje, bari mu nzira. Ubwo rero abo bageze za Rulindo, mutagira ngo si Kagame uba wohereje ibyo bisambo, ibyo byiyita ibigenge, n'ibisirikare byiwe biba byarigize indakoreka, bikaza bikabuza umutekano abaturage, bikazaba binabica, kugira ngo abaturage bagire n'ubwoba, agira ubwoba, bavuga ati twatewe, kugira ngo abaturage bahore batinya na za amajyambere. Ariko noneho leta y'abatabazi iraje, atari ya leta irenganya umunyarwanda. Mwitegure banyarwa, mwitegure, igihe kiregereje, igihe kirageze kugira ngo ukore subscribe, ukore like, ukore share, ubundi dutwike umwanzi, dutwike dayimoni. Murakoze cyane, banze shimire wowe uzakurikira kino kiganiro, kandi ngusaba gukomeza ukabikora nk'uwikorera, ku buryo wumva wabwira inshuti yawe, n'inshuti yawe ikabwira indi nshuti yawe, indi nshuti yawe nayo ikabwira ya nshuti yindi nayo ikazabwira ya yindi nayo ikazabwira wa wundi, ubundi tugahurira ku Isanzure Iwacu TV turi kotsa amagini. Hano ni ukotsa amagini.